Ni neza online TV muraho twongeye kubasuhuza aho twagiye kuri tele. Ubu turi mu mudugudu wa Akamasasa mu kagari ka Runyinya muri Gahengeri mu murenge ni Rwamagana, birumvikana n'akarere ka Rwamagana. Aho twagiye kureba inzu zigurishwa ni hano hakurya ya kaburimbo y'Inyagasambu. Uvuye kuri kaburimbo ni muri metero 200, uvuye kuri kaburimbo ni hafi cyane. Ni inzu rero muri kubona ziri ku rubuga nkuko mubibona. Ni neza online TV bayibagejejeho, ugenda ukajya kuri YouTube ugakora like cyangwa ugakora subscribe kwa dukurikiye bwa mbere, kandi ukabikora inshuro imwe gusa. Icyo gihe ukomeza kubona ibyiza tukomeza kubagezaho. Ni inzu rero twagiye kubarebera zigurishwa. Ni inzu mubona ibiciro biri hasi rwose nkuko mubibona, ibiciro biri hasi ugereranije n'uko uryo zingana. Iyi nzu mubona bwa mbere irafite ubuso bungana na metero 24 kuri 21 kuri meter square yayo irahari, ni cyangwa kirahari, iramara ku buso bwa 160 meter square. Ifite rero ibyumba bitatu na salo, ikagira annexe zirimo ibyumba 4, harimo salo ebyiri n'ibindi byumba bibiri hanze, ikagira igikoni, ikagira douche na toilette nabyo byo hanze. Ifite icyangombwa cyayo, irasora nta kibazo. Ibiciro murabibona ugereranije n'izindi, igiciro kiri hasi cyane. Twabwiye ko ifite ubuso bungana na metero 160 meter square. Yuteye ubwayo ifite metero 8 kuri 10. Ni inzu ifite ibyumba bitatu na salo nko twabwiye na annexe inyuma ngari, ikagira na salo birumvikana, ikagira annexe ngari zirimo ibyumba 4, harimo salo ebyiri n'ibindi byumba bibiri ushaka bya business. Irafite igikoni hanze, ikagira douche na toilette nabyo byo hanze. Nkuko mudukurikirana rero ni neza online TV, aho mushobora no kutubona kuri contact 078552 74 989. Nongera basuremo 078552 74 989, cyangwa se ukagenda ukandika Ineza Online TV ara ku YouTube ugakora subscribe cyangwa ugakora like inshuro imwe, urabo tubona dukeneye comments zanyu, tuba twanabayobora ababashe gushaka kugera kuri izo nyubakwa. Twabwiye ko turi mu mudugudu wa Akamasasa, ni hano ku Inyagasambu hakurya gato hafi y'umudugudu wa Avega, ni mu murenge wa Gahengeri mu kagari ka Runyinya, ni kuri metero 200 uvuye kuri kaburimbo. Hafi y'ibikorwa remezo haruguru hari ikigo cy'amashuri cya secondaire, akaba hano isoko hakurya gato ni kwa muganga. Infrastructure zirahari, hari umuriro, nta kibazo. Amazi n'epfo kuri kaburimbo nta kibazo rwose, ubona ko ari inzu ziri ahantu hari imiturire, kandi cyangwa birahari mu miturire kandi ziba zinasura nta kibazo. Ni neza rero online TV, murakoze komeza gukurikirana, nakagaruka ciao ciao. Ni neza online TV muraho twongeye kubasuhuza aho twagiye kuri tele. Ubu turi mu mudugudu wa Akamasasa mu kagari ka Runyinya muri Gahengeri mu murenge ni Rwamagana, birumvikana n'akarere ka Rwamagana. Aho twagiye kureba inzu zigurishwa ni hano hakurya ya kaburimbo y'Inyagasambu. Uvuye kuri kaburimbo ni muri metero 200, uvuye kuri kaburimbo ni hafi cyane. Ni inzu rero muri kubona ziri ku rubuga nkuko mubibona. Ni neza online TV bayibagejejeho, ugenda ukajya kuri YouTube ugakora like cyangwa ugakora subscribe kwa dukurikiye bwa mbere, kandi ukabikora inshuro imwe gusa. Icyo gihe ukomeza kubona ibyiza tukomeza kubagezaho. Ni inzu rero twagiye kubarebera zigurishwa. Ni inzu mubona ibiciro biri hasi rwose nkuko mubibona, ibiciro biri hasi ugereranije n'uko uryo zingana. Iyi nzu mubona bwa mbere irafite ubuso bungana na metero 24 kuri 21 kuri meter square yayo irahari, ni cyangwa kirahari, iramara ku buso bwa 160 meter square. Ifite rero ibyumba bitatu na salo, ikagira annexe zirimo ibyumba 4, harimo salo ebyiri n'ibindi byumba bibiri hanze, ikagira igikoni, ikagira douche na toilette nabyo byo hanze. Ifite icyangombwa cyayo, irasora nta kibazo. Ibiciro murabibona ugereranije n'izindi, igiciro kiri hasi cyane. Twabwiye ko ifite ubuso bungana na metero 160 meter square. Yuteye ubwayo ifite metero 8 kuri 10. Ni inzu ifite ibyumba bitatu na salo nko twabwiye na annexe inyuma ngari,
ikagira na salo birumvikana, ikagira annexe ngari zirimo ibyumba 4, harimo salo 2 n'ibindi byumba 2 ushobora bya business. Irafite igikoni hanze, ikagira douche na toilette nabyo byo hanze. Nkuko mudukurikirana rero ni Ineza Online TV, aho mushobora no kutubona kuri contact 0782 74 989. Nongera basuremo 0785 72 74 cyangwa se ukagenda ukandika Ineza Online TV yara kuri YouTube, ugakora subscribe cyangwa ugakora like inshuro imwe, urabo tubona badukeneye comment zanyu, tuba twanabayobora ababashe gushaka kugera kuri izo nyubakwa. Twabwiye ko turi mu mudugudu wa Kamasasani hano ku Nyagasambu, hakurya gato hafi y'umudugudu wa Avega, ni mu murenge wa Gahengeri, mu kagari ka Runyinya, ni kuri metero 200 uvuye kuri kaburimbo. Hafi y'ibikorwa remezo haruguru hari ikigo cy'amashuri cya secondaire, hakaba hano isoko, hakurya gato ni kwa muganga. Infrastructure zirahari, hari umuriro, nta kibazo, amazi n'epfo kuri kaburimbo, nta kibazo rwose. Ubona ko hari inzu ziri ahantu hari imiturire, kandi byangwa birahari imiturire kandi ziba zinasora nta kibazo. Ni Ineza rero Online TV, murakoze komeza gukurikirana, nakagaruka. Ciao ciao.